Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muri Mande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no tarayikora n'umwanya mwiza nibone ibiganiro byacu ari byiza cyangwa se bigushimisha ndabasoje cyane rero aho muri hose abari mu ntara enye z'u Rwanda umujyi wa Kigali abari East Africa ndetse ntago nakibagirwa cyane inshuti zanjye ziri muri diaspora aho muri hose n'ukuri muri abagaciro kandi ntange ndabakunda uyu munsi rero tubazaniye inkuru ni inkuru navuga ngo benshi mwumvishije cyangwa se mumaze iminsi mwumva ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse reka mvuge ngo ni inkuru imaze iminsi trendinga ndetse ntago nareka kuvuga ko ari inkuru benshi muri mwe ngiye kubabwira muzi iyo nta yindi nkuru rero ni inkuru y'abakobwa harimo uwitwa Dorcas na Vestine abana abakobwa babiri rero navuga ngo bafite amajwi meza cyane ahebuje ndetse nabahanga cyane mu kuririmba ibyo rwose ntawe ubihakana ndetse tutanabigarukaho kuko nabana bakiri bato ariko bafite impano itangaje ibyo mpamvu rero nzanyemo aba bakobwa benshi murabizi mwagiye mwumva saga yakomeje kuba mu minsi yashize ndetse ntago navuga ko hari n'iminsi 3 itambutse iyo saga na yindi ni ya Irene ari we manager wabo ndetse n'aba bakobwa babiri benshi bakomeje kumva bavuga ko aba bantu batandukanye ariko se uyu munsi ukuri kwabyo nukuhe ndetse reka mvuge ngo natwe ukuri ntiturakumenya rero benshi bakomeje bavuga ati ese ibi bintu byaba ari ukuri ese koko byaba bibabaje ndetse benshi bakomeza kuvuga ati nimba koko batandukanye n'uyu musore wabafashije mu rugendo rwabo rwa muzika aba bana bagiye kuzima ndetse baravuga ati Irene ntago atagize kandi koko reka mvuge ngo nk'umwana w'umuntu yagerageje ibishoboka byose kuko bazamutse kubera we ariko se iyi saha turi kwibaza muri rusange ndetse reka mvuge gutyo ubundi ibingibi byaba byaragenze biti rero murabizi ko hajemo abantu benshi bagiye batandukanye harimo bita Mike Karangwa benshi muramuzi ndetse hazamo n'undi witwa Aimable iyo saga ivuga ko abo bantu babiri ari bo Irene n'aba bantu ndetse we Irene aragenda atanga ikiganiro ubona amarangamutima menshi ari kurira haraho yarize ndetse navuga ngo benshi biratubabaza ndetse n'umuntu wese uzi aho yabakuye uyu munsi naho bari agira amarangamutima ariko kuri uyu munsi ibi ntago biri kuvugwaho rumwe aho benshi bari kuvuga ati reka byari ugutwika ntago byari byo ati byari kugira ngo indirimbo yabo yongere itrending cyane zamuke cyane ndetse banakomeze kuba bahivugwa ariko nanone se tukibaza murabizi ko ibi bintu umubyeyi wabo yabijemo ndetse aho yagiye atanga ibiganiro bigiye bitandukanye ku ma YouTube channel agiye atandukanye avuga ati ndashaka channel y'abana banjye ako rero nakantu muri iyi minsi muri kugenda mukabona aho babantu yaba bakomedi ndetse n'abandi benshi cyane batandukanye bari kuza ati ndashaka channel yanjye yewe yaba no ku ma WhatsApp cyangwa se ku ma Instagram muri kubibona kari akantu kari hit kuri uyu munsi kavuye kuri mama w'aba bana Dorcas na Vestine rwose aho benshi babivuzeho bagiye batandukanye abastari ndetse benshi bagiye batandukanye nka Barine Gahongayire ba super manager ndetse n'abandi benshi cyane bavuga ati ibi bintu birababaje ati ni gute ko wenda umubyeyi nkuriya ashobora kuvuga ati runaka ntakijijwe ati se ukijijwe ibi koko yakoze birakwiye rero ni ibintu navuga ngo iyi saha benshi bari kwibazaho byinshi ndetse bigiye bitandukanye ariko se abantu bandi bakongera bakavuga ati ni gute ko ibi bintu byaba ari ugutwika koko n'umubyeyi w'aba bana akaba yarabije ariko abandi nanone nagiye mbona ama post agiye atandukanye benshi bakomeje kugenda bakritika bavuga ati ese niki umubyeyi atakora kugira ngo abe yashyigikira umwana we yewe benshi barakomeza banavuga ati byaba bitangaje ko kari ugutwika n'umubyeyi w'abantu akaba yazamo ati gutwika byubahwe nakomeje mbona post ndetse y'abastari benshi bagiye batandukanye bagenda babipostinga aho abantu batandukanye batari kuvuga rumwe kuri iki kibazo impamvu rero nzanye iyi nkuru niyi Mike Karangwa murabizi ko ari mu bashinjwaga ndetse reka mvuge ngo
yaratutswe cyane, abantu benshi batandukanye bavuga ati uri umugome, uri umuhemu, ndetse hari na press conference yabaye navuga ngo nawe akaba ari umuntu wayigizemo uruhare rukomeye ngo arashaka kuza muri ariya bana, ndetse binavugwa ko hari hafitwe gahunda yo kuba bajya muri Australia. Ariko iyi saha ibyo byose se biri hehe cyangwa se byari ukuri? Rero impamvu uyu mugabo Mike Karangwa mugarutseho kuri uyu munsi, Mike Karangwa sinzi niba benshi mwagiye kuri Instagram ye yapostinze amagambo agiye atandukanye ndetse benshi banayibazaho. Yanditse ati itariki 7 z'ukwa karindwi umwaka wa 2021 itangazo ryo gutandukana. Hanyuma arandika ati itariki ya 8 z'ukwa karindwi 2021 ikiganiro kuri YouTube. Itariki ya 9 ukwezi kwa karindwi 2021, ubwo n'uyu mwaka turimo, press conference y'umukecuru Plus Saga ashyiraho akana ati byari umuriro. Hanyuma arongera arandika ati 10 z'ukwa karindwi umwaka wa 2021 ikiganiro cyo gusubirana. Yarangije arandika mu cyongereza ati imyenda imwe, location imwe, ati ubwo aho byakorewe ni hamwe, ati n'amagambo amwe, ati showbiz at its best. Nizere ko views na engagement byabonetse. Ibi rero byagiye bituma abantu benshi bakomeza gutekereza ati nyamara bya bintu bishobora kuba atari ukuri, byari ugutwika. Ati kuko niba urebye ibiganiro bari abana bakoze ku ma YouTube agiye atandukanye, Dorcas na Vestine nibo ndi kuvuga, aturasanga imyenda bakoranye kuri YouTube imwe, ndetse n'ejo bundi handikwa ko Irene nabo biyunze, urasanga iyo myenda ariyo bari bambaye. Ndetse n'imyenda navuga ngo mama abo yakoranye n'abandi banyamakuru mu kiganiro cya mbere cyabanje, urasanga ariyo ejo bundi asaba imbabazi nanone yari yambaye, yewe n'igitambaro mu mutwe. Benshi bakomeje kwibaza ati ariko se ni gute ku bundi umuntu ashobora gukorera ikiganiro yambaye umwenda umwe, hanyuma intekerezo zigahita zihinduka, agahita avuga ati niba uyu munsi hano y'abana banjye, reka undi munsi ukurikiyeho nongere ngende nambaye wa mwenda ndetse niyunge na wa muntu, ati ibitekerezo bigahita bihinduka. Ibi benshi rero bakomeje kubyibazaho, ndetse nanone ya location ku mugani uyu Mike Karangwa ari kuvuga akaba ari location ikorerwaho ibyo bintu. Benshi rero bakomeje kugenda bavuga ati ibi bintu byari ugutwika, ati ntago byari ibintu by'ukuri. Ariko se ubundi reka mvuge ngo ukuri no kuhe, kuko benshi bakomeje mbona bapostinga abastari batandukanye ati showbiz yubahwe, ati ibi byari showbiz, cyane ko muzi ko rimwe na rimwe bijye bibaho ku bastari cyangwa se ku bantu kugira ngo wenda ikintu cy'umuntu kizamuke kigere kure akaba yakreya nkagashya. Urugero ndavuga nko kuri Davis D, mwagiye mwumva wenda ati yanteye inda bitandukanye, umukobwa avuga ati natewe inda ariko aranyihakana ibintu byinshi, ariko nyuma nyiri kubikora ubwe aza gushyira ukuri hanze, aravuga ati reka ati biriya byari ugutwika kugira ngo indirimbo ye yaragiye gusohora imenyekane. Rero benshi nicyo kintu bakomeje basishingiraho bavuga ati mu by'ukuri koko Mike Karangwa agiye ashyirwa mu majwi cyane ko ari we muntu wabatandukanyije. Ati ntago yaba yaranditse ano magambo avuga ati views ati engagement byabonetse, ati bisa nkaho bigaragara ko ibi bintu byari agakino ashobora kuba yarabiziranyeho n'uyu mugabo cyangwa se uyu musore. Hanyuma munsi yaho yanditse ati how to create a winning business YouTube channel. Benshi rero ndeka mvuge gutya bagiye wenda basura YouTube y'umuntu bita Irene, ariho wenda bakomeje kubihuza ati nawe ashobora kuba yarari kwamamaza YouTube channel ye kugira ngo wenda izamuke cyane tumbagire. Ibyo kuri iyi saha twebwe nta makuru tubifiteho, ahubwo twakomeje tukusanya ibitekerezo byitari batandukanye, ndetse yaba n'ibyo abantu muri rusange bakomeje kugenda bandika ati ibi bintu ntago ari byo. Ndetse Mike Karangwa yanongeyeho ati uyu munsi saa 2 ndaza kubaha ukuri kose kw'ibi bintu nagiye mvugwaho, ati muze gukurikirana ikiganiro. Ubwo rero reka mvuge ngo Mike Karangwa ubwe nyir'ubwite niwe uza kuza gutanga ukuri nimba koko byari byo cyangwa se niba ari bya bindi bita gutwika. Hanyuma munsi yanditse ati iri somo ry'ubuntu ntiribacike, nizere ko views na engagement byabonetse.
ndetse n'ibyo benshi bakomeje bagenda bapostinga bibaza ati ibi bintu uko kari ugutwika ati byaba ari uguhamura abantu aho benshi nzi neza ko bakunda iriya groupe navuga ngo nubwo ari abavandimwe ya Dorcas na Vestine bari bababaye cyane rwose bari mu gahinda. Nabonye hari n'abandika ati nk'ubu ngubu rwose tumaze umunsi tutarya ahubwo turi gusenga twiyiriza kugira ngo Emirene n'aba bana basubirane. Ese ubundi kuri kw'ibi bintu nukuye? Ese byari ugutwika cyangwa se ibi bintu byari ukuri? Ariko nanone umuntu akongera akibaza ati ese koko niba bitari ugutwika ni gute ko wenda umunsi umuntu yakoreyeho ikintu ari nawo munsi njya gukoreraho ikintu nanone ariko akambara ya myenda akongera yewe bikakorerwa no kuri ya location bya bintu byavugiweho ati aho runaka yagambaniwe. Rero ntago twamenya ukuri kw'ibintu aho benshi bagiye bavuga ati bishobora kuba ari showbiz yo mu Rwanda baricaye bakabiganira hati mu buryo bwo kugira ngo dutwike reka dukore gutya hanyuma ubundi twizamukire. Ukuri rero Mike Karangwa uyu munsi yemeye rwose kaza kuza kugushyira ahagaragara ndetse ngo ni isomo muri buze kubonera ku buntu. Reka dutegereje rero, reka nkubwire ngo reka dukomeze duhanga amaso ku mugani w'umunyarwanda. Njyewe rero twari turi kumwe muri iyi nkuru ni Sandra nk'ibisanzwe nakagaruka nkuko dusanzwe tubana mu zindi nkuru cawe, ariko reka mvuge nanone ngo ari ugutwika koko. Reka mite mvuga ngo Emirene ndetse na Dorcas na Vestine na mama we ntabibagiwe mwubahwe rwose mwaba mwaranatwitse neza cyane nubwo ari benshi nabonye ngo twararwaye twarababaye ntituri kurya abandi ati turi kwiyiriza mu masengesho. Reka dukomeze dutegereze ukuri turaza kukumenya. Murakoze cyane ndetse nawe uri utere comment no kuri ndagushimiye cyane kudahwema kutugaragariza urukundo. Ciao naho ubutaha, mwakoze cyane. Gasaro TV.